Abakunzi b'amakipe atandukanye z'aba Rayon Sport, APR FC ndetse n'izindi zose zabonye itike yo gukina zihatanira igikombe, ariko sinakwibagirwa n'abakunzi ba Mukura, za Musanze, za Etincelle zitagize amahirwe yo gukina muri amakipe 8 ahatanira igikombe, ahubwo akazisanga akina mu makipe ahatanira kuguma mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero ku munsi w'ejo nibwo bazamenya uko imikino iteganyijwe, uko izagenda iba muri ako kiciro gakurikira nyuma yuko bavuye mu matsinda. Ariko mu itsinda rya mbere ntibirarangira, hari umukino umwe ukomeye cyane uzahuza ikipe ya Bugesera ku munsi w'ejo, ni ikirarane ifitanye n'ikipe ya Muhanga. Bugesera isabwa kuwutsinda igahita ikomeza rwose izamukana n'ikipe ya APR FC. Ubwo urumva ko ibintu bikomeye cyane. Nkuko nabibabwiye ntangira rero ko muri kino kiganiro ntabandi jyenyine mba ndi kumwe n'abagenzi banjye rwose dufatanya kubagezaho amakuru y'imikino hano kuri radio Izuba mu kiganiro MTN Sun Sport. Nari nababwiye ko hari utuntu bari gutunganya hari mu gikari rwose bagiye kubizana bimeze neza cyane, bari bagitegura ibintu bitandukanye. Ndabona rero bamaze gusesekara muri studio. Anastase tuyishime ndamubona ameze neza cyane, noneho yambaye agapira k'umweru n'akagofero, none ameze neza cyane. Anastase umeze ute? Meze neza cyane Charles, nta kibazo na kimwe. Urumva ko nijwi rituragurika rwose, ibintu ni komankomero. Ndakubona rwose ariko ibintu ari mutegura hari inyuma mu gikari ariko hariya rero ninde namwe ngo birya abagabo bigasiba abantu ntabwo byari byoroshye. Nakubona guri mukorogosho rutuntu buriya hano tuba dufite inshingano nyinshi, buri umwe wese aba afite task yahawe, yego, kandi bitanamubuza no gukora siporo. Ariko ubu ngubu ndakeka ko duhari twese tumeze neza, kandi urabibona ni furu mukoko nyine. Ndakubona umeze neza cyane, ari nako mubona rwose demokarasi Erika noneho urabona ko mbise ninjira na kasa na energy niyo izo mbaraga muri kumva na Erika kuri mikoro ni sana, ni ya indera babwiraga mukaya kwitera akanyamuneza ndetse n'imbaraga. Shaje ko za Charles mukaya nibyo Anastase yambwiraga, ariko Charire ntago ari ubwa mbere. ibintu ntago biba byoroshye. Aratwibeta Charire agira gutya katwibeta, urumva. Ariko nyine udari ngibuye ntibimuguye nyine aho twari turi iki kiza kwagwa, ahubwo nyine ni kwa kundi nyine ntago tuba tuja oya hano Charles ni urokotse nyine niyo mpamvu mvuze ntago tuba tuja. Ariko abakunzi bacu nyine ariko barabumva ko mumeze neza cyane. Nkibyibuka neza mfite ubutumwa hano bukugenewe from Zambia. From Zambia Rusaka. Eric ubutumwa yamubonye avuga ati amahinga tata ati se Charire ageze kuri urwo rwego. Rusaka muri Zambia. Charire ntago ari umuntu woroshye, urumva. Uyu muntu buretse nze ndebe ubu butumwa. Ubwo butumwa se ko numva ubwo butumwa ko numva bufite ushobora kuba buremereye. Buri hehera. Aha, bamwita Zagabe Justin. Zagabe Justin, uyu muntu aranakuzi. Justin ati turabakurikiye kabisa Zambia. Turabakurikije 100%. Yego. Kandi mubirimo neza. Ubutaha nta mwemezi azatuzanire Nazari. Babaga bahanganye ikansi twumve ucambuzi waho. Ngayo nguko rero hanyuma Eric na Anastase mwinjiye mwumva ndimo babwira kubijyanye nino nama ikomeye cyane hariya ku munsi w'ejo ku ikiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, aho bazabigira hamwe uburyo kano gace gakurikira ka shampiyona kazakinwa ndetse banatombora uko bizagenda. Eric, sinzi ikintu wavuga kuri no nama iteganyijwe, ese ibi bintu bagiye kwigiramo hariya uburyo kano gace kazakinwa
wowe urabibona ute ni iki twitega muri iyi nama ese iyi tombora wowe uritega ko izagenda gute no kuvuga icyo twe twakitega muri iyi nama no kuvuga amakipe 8 ubu 7 yamaze kwikarifiya ko ku munsi w'ejo tutegereje umukino umwe uzahuza ikipe ya AS Muhanga n'ikipe ya Bugesera mu tutsinda yahita yongera kuri ayo makipe 8 ariko nge ikintu nyitezemo no kuba Ferwafa yashyira mu gaciro tombora ku munsi w'ejo nibazabatomborere amakipe yose azitomborere nkuko twakomeje kubisaba inshuro nyinshi icyo twisabira Ferwafa turagira ngo iriya mikino na returu dukeneyemo kuko niba ari ikintu gishobora kuzateza akavuyo cyangwa kigateza amakipe mwe inunguga niko bavuga arya inunguga ku buryo ikipe yatsindwa ishobora gutsindwa igatsindwa na returu bakavuga ati nago twabano bitewe n'imisifu iyo dusaba Ferwafa nuko iyi mikino bagiye muko iyi tombora bagiyemo nuko no kwiga uburyo tombora yakorwa niraba ariko twece turi kwisabira nuko habaho match imwe gusa kuko nibwo na Rutsiro dushobora kubona yatwara igikombe ugatsindwa ukavuga ati ndatsinzwe ahangaha rwose reka negura ubutaha nakuvuga ngo ntegereje muri retour no ku ibibuga nagishibe babogamiraho nta kipe nimwe yigeze yiramato ndabivuge ngo yibwe wenda reka mbikoma usibye KNC wavuze ko penalty yatanzwe yakina na Rayon Sport ubwo yavagamo ari penalty ngo yabayeho ngo mu buryo butaziguye ariko aranamatekera ngo gusa ikintu Eric yarakomojeho hagomba kubamo integrity mwishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda cyane ntitwumve bya bibazo bya hato na hato ikipe imwini yivuga iti nibwe cyangwa se ibingibi ntago mbyemera ikindi nanone amastade dufite hano ni menshi ku bwanjye numva ko ari imikino ya kimwe cya kane kirangiza ubundi yose yakabereye ku isaha imwe ntabwo yose ishobora kuba umunsi umwe ariko mu minsi 2 sa amakipe 8 amakipe anashobora gukina uyu munsi andi nayo akazakina ejo ariko iyo mikino ikabera amasaha amwe igahabwa babasifuzi binyoza atari wa musifuzi uzaca ku ruhande ngo umupucika akantu agakubita mu mufuka naza tubona arimo arakora amajabu hariya kuko icyo gihe icyo byagaragaza n'iki polemike ikomeye hagati y'abanyamuryango n'ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kandi ibyo bintu turazi ko neza muri Ferwafa atari ubwa mbere amakosa nk'ayo ngayo ejo bundi Eric yabikomozaga uburyo Kiyovu Sport yagarutse igakina match de barrage kugira ngo itamanuka kandi mu by'ukuri Rayon Sport yari yayimanuye icyo kikaba ikibazo bikanabangamira ama equipe yo mu cyiciro cya kabiri hani wacu mu Rwanda bikanadindira championnat y'iciciro cya dukeneye natwe kuza kubona championnat y'iciciro cya kabiri vuba hangaha tumenye ngo iyirazamuka cyangwa singi iraza kumanuka rero muri tombora igomba kuba ku munsi wo kwa gatanu kuko igomba kuba nyuma ya match ya Bugesera na AS Muhanga ndizera ko abanyamuryango b'ubwabo nibo bagomba kwitomborera ubundi ntabyo kuvuga ngo uratomborera umuntu gute se niba uri butomborera umuntu ugomba no kuzaza kumukina ugasanga esiko mumira abaporopoza bo ibyo yamaze gutegura ano makipe 8 yazamutse yose azakina nka bwa buryo twakinaga shampiyona azahura yose imikino yose arere tour aho no kubyica iki ntago ari igikombe cy'amahoro no nta shampiyona yageze muri kimwe cya kane muri ubu buryo ikinwa arena retour iki ntago ari igikombe cy'amahoro amakipe ari muza gukina arena retour bavuze bati imwe nikubitwe ivamo izo wamanda wezeraza ubundi federation ipropose amakipe gute karaho bipfira icyo twebwe turi ba nyiri makipe nibo bazi uko imikino yabagoye nibo bazi uko byagenze rero muri iyi mikino babaho umwanya batanga ibitekerezo bo bavuga ati twe turifuza gukina gutya niba APR itomboye Rutsiro twarabonye gutungurana kwa Rutsiro nibashyiraho match imwe Rutsiro yikubite cyangwa APR yikubite nibwo tuzabona ubuhanga bwa za kipe twise ngo zazamutse zimerita ushobora gufata ikipe ya Rutsiro ukayihuza na APR ikayikocora cyangwa Rutsiro ikazi gakocora AS Kigali igakocora Police Retour hakabamo gutegura kubera ko za kipe zacu ari za zindi za ntaho nishima zitanganya ubushobozi kamemu niyo mpamvu bakubwira ngo urutozi runini rutungwa n'urutozi rutoza reba ino zaho ziri kugenda intozi nini zigenda hejuru y'intoya wibera iki wibaza impamvu banza wibaza iyo mpamvu urutozi rutoya rubikiraro cyambutsa rwa rutozi runini ni bya bindi uzafata ikipe ya APR ugiye kwihuza na Rutsiro niba match ibanza ikipe ya Rutsiro yatsinze APR
hanyuma rero Anastasi na Eric nibyo byavugwaga rero kuri uyo nama yo ku munsi w'ejo. Hanyuma ku munsi w'ejo kuwa kane nanone hari umukino ukomeye cyane, ikipe ya Bugesera igomba kwakira ikipe ya AS Muhanga ari Bugesera. Ese uno mukino ko ari umukino ukomeye ushobora guhesha ikipe ya Bugesera qualification yo gukina mu makipe 8 azahatanira igikombe cya shampiyona, cyangwa se akanayimanura muri ari amakipe 8 azahatanira kuguma mu cyambere. Murabona ukurikije Bugesera ko twayibonye tugakurikiza na AS Muhanga aho bigeze ubu ntacyo zose nta kiri guharanira. Urabona Eric ikipe ya Bugesera ku munsi w'ejo ifite amahirwe yo kuba yabona amanota 3. Uwo mukino wenda tuzagarukaho ku munsi w'ejo ku buryo burambuye, benda tuvugishe na bamwe mu bayobozi b'ikipe. Ariko ikintu ndi kubona hari byatangiye kuvugwa ko ikipe ya Gorilla yaciye muri Muhanga irayibwira ati prime, urumva Gorilla yemere prime Muhanga ndetse ngo amafaranga ashobora kuba arenga miliyoni 6. urumva hanyuma Anastase nubwo no mukino by'umweru ko ejo tuzawugarukaho koko wowe urabona koko ari urwitwazo na ruto ikipe ya Bugesera ifite kubitatsa induri ya mukino maze ejo kuvuga ngo Gorilla ngo yatanze 6 miliyoni izo ngizo rwose cyo kora amahirwe icyo nisabira Gorilla barabe batazirekuye ngo bazitange babe baretse kuyatanga kuko niba bazitanze ya urumva bo babemere prime babemere mu tsinde match amafaranga ari hari umva bayabambere y'umukino muri ikipe se iyo kubera kitakuna n'izitimanze mu yaduhe birashoboka Eric sinkube umuntu yagukeneye nko service uramugora ikintu cyose uramutegeka icyo gihe niwe boss kugira ngo nanjye njye mu kibuga mfite imbaraga ngereza nshiranga niba ari igishuhe kimpe mbanza nikoza mu gishanga he bajya kugihiga bakizane bagitobose nyiri ubu Muhanga niyo kiraro kiri hagati ya Bugesera na Gorilla ntago Muhanga iri gutsinde Bugesera ni motivation ariko nabo babanze bagira ibyo bahindura baganiriza umutoza n'abakinnyi ko nigeze kubona sugira nawe asaba imbabazi ariko se amafaranga tutabeshyanye usibye kumutera nkunga yari yarabyemeye kandi asohoje n'ubundi isezerano ubundi tugarutse ku rundi ruhande ukurikije Rayon Sport uburyo ejo bundi yitwaye na discipline ya ntayo n'abakinnyi barya makarita nasugira na mutatu ukongeraho mabara kwizera ngiye bura usibye ko ndi boss namuhagarikira umushara w'amezi 3 hajya mugaburira gusa cyane hari n'amakosa atabaho umuzamu adakwiye gukora nimero ya mbere muri equipe nationale umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu akora ikosa nka ririya ntago ntiwarebye jewe sinkubeshye amezi 3 sinaguhemba najya nkugaburira ukaba wicaye hari yurya ariko ubundi uzarebe nicyo kintu kiburi wacu mu Rwanda iburayi ushobora gukora ikosa nka ririya tayari ni penalty nako ni penalty bahita bagucaje tukiri kuri no kipe ya Rayon Sport Eric kuba umuterankunga twabibonye kuko amafaranga yabemereye rwose biri na likely kuyabona nimba batana yabonye. Urabona dukurikije imyitwarire twabonye y'abakinnyi umutoza ndetse na staff ko urabona ko yari ikomeye bari inyuma umuterankunga bashigikiye. Ese ubona ubushobozi bw'umutoza buri umutoza afite ubushobozi bwo gubyimba ikipe ya Rayon Sport akayegeza ku mukino akayegeza mu gutsinda imikino yatwara igikombe cya shampiyona muri ubu buryo butoroshye hano mu Rwanda. Oya Jibo Bukasa we ibintu yabigaragaje kamere mu kipe ya mbere twagombaga kumutegeramo cyangwa kumupimira ari ikipe yajemo bwa mbere Gasogi United wabonye ibyabaye nibura yabashe twavuga kubasha kuyistabiliza ariko nago urwego wavuga nka Jibukasa umutoza umukongomane watoje Kongo yabatengeje imyaka 20 akaza mu Rwanda agajya toza ikipe ya Gasogi akava mu ikipe ya Gasogi direct aza mu ikipe ya Rayon Sport. Jibu na hana atoza club benda iri kuri urwejo wavuga ati hari ibintu arayikoramo birumvikana no ikipe ya Rayon Sport niyo kipe yakaba yubakira mizira mu mutoza kuko rwose Bukasa nko ndi kuyibona hangaha ko ndi kwibona hangaha Sirolo Media Officiel di Club yari umutoza mukuru kamera none Anastase ukurikije ibyo ubaze kubona ubushobozi mu ijambo rimwe mbabare nturirenze urabona afite ubushobozi bwo gutwara Rayon Sport nta bushobozi afite bwo gutwara igikombe Bukasa murakoze cyane.